biteje. Okay. Olivier wakoze urugendo ujya gusura ikipe ya APR na mugenzi wacu Ruvuyanga. Ariko uyu munsi niwe dufite muri studio. Twari tumaze iminsi tuvuga ikipe ya APR, twari tumaze iminsi tuvuga abakinnyi bayo. Ariko nyine namahirwe tugize kuba wewe waragezeyo. Ni uhe mwuka wasanze muri kampu y'ikipe ya APR uguma no kugere no kubakinnyi by'umwihariko bashya kuko niba abafana b'ikipe ya APR Football Club utarababona amaso ku yandi dukorere description kuko nanjye ntawe ndabona ubwo wenda ndasa nkaho mbicamo nihuta kuko n'iminota nayo ntago ari myinshi urugendo twararufashe nibyo nari ndi kumwe na Ruvuyanga twahereye kuri office tureba abayobozi bari batwemereye ikiganiro baravuga bati nta kibazo tubahaye ikaze mugende rwose aho mwifuza mutembere twahereye aho bakinnyi rero baba ubundi abakinnyi babaho bate muri APR bakiriwe bate ubuzima ubundi babayemo nibwo bari babayemo uburyo bakiriwe batubwiye ko bakiriwe neza aho batuye hari ishyorongi cyangwa bakorera camp ni hafi y'ikibuga urumva ntabwo bibagora kuva aho batuye ujya ku kibuga ni iminota nk'itanu yonyine ubu hageze urumva ko ni hafi ariko nahasanze abantu ubona ko umunsi ku munsi bita ku bakinnyi baravuga ati hano uburyo twita ku bakinnyi icyo ushaka cyose turakiguha ariko tureba ikijyanye n'ubuzima bwawe se tuguhaye ibishobora kukongerera ibiro byaba byiza kuri wowe ese tugabanyije tuguhaye ibishobora kukongerera imbaraga donc navuga ko uko umukinnyi wavuye wenda muri Congo wenda nka zone cyangwa se wavuye muri Mali cyangwa se wavuye muri Côte d'Ivoire uko yarabayeho ntabwo bita bihinduka cyane kubera ko hari arisanga haba abantu babitaho neza navuga ko rero twavuye aho ngaho tumaze kubona uburyo abakinnyi babayeho babaganira usibye ko tutabonye umwanya wo kuba twabifata mu buryo bw'amashusho ariko twararebye ko iminota yarihutaga tujya ku kibuga rero ku kibuga abakinnyi bose navuga ko baba bari mu mwuka umwe ndaza kubigarukaho wenda Taleb hari ibyo twaganiriye wenda ikiganiro kirambuye baraza kukibona wenda kuri platform za RBA ariko ubona ko abanyarwanda abakinnyi wenda b'abanyamahanga buri wese nyine abavugana n'undi mu rurimi rwe ese mugane n'ururimi rukoreshwa muri kamp hari n'eshatu Ikinyarwanda Icyongereza hari abanyarwanda hari abongereza hari n'abafaransa ubwo bahuriyeho ubwo rero umutoza arafite ihurizo ryo kuzashaka kapiteni ugomba kubahuza communication mu kibuga no hanze n'umutoza donc wenda biraza kugera kuri kapiteni ariko ndebye abanyarwanda utararenga aho ngaho ubwo ngo uwatara mu gutoranywa harimo na factory y'ururimi nicyo Yunus harimo factory yo kuba ari umurideri ariko noneho ushobora no gukominika n'abagenzi be yego aho rero ubona ko wenda ntabwo bari bamenyerana neza cyane wenda iyo ukigera ku myitozo buri wese aba afite buriya muri pre-season buri wese aba afite intego ze agera ku kibuga afite ibyo agomba gukora ariko umwuka ubona ko bari muri mood imwe baraje nyine bisanzwe natwe dutegura ikiganiro tuganira na Taleb tuganira byinshi atubwira ati umwaka ushize wari umwaka mu by'ukuri wenda Taleb turaza no kumumva watangiye ubona kuri twebwe intego zacu tutazigera ko tubyifuza kubera ko Sekafa ni babashije kuyegukana mu mikino nyafrika bavamo bagaruka mu Rwanda baravuga ati championnat yacu nyine bigoye ariko twe twashyizeho imbaraga ko dushoboye kandi twabashije kwitwara neza dutwara ibikombe bitatu nekereza ko umwaka ushize kuri we avuga ko wagenze neza gutwara igikombe cya championnat igikombe cy'amahoro ndetse na Super Cup wavuga ko byari bihagije kuri we abakinnyi rero bashyashya ngewe narebaga umukinnyi wundi umukinnyi ukimubona ubona ko ari umukinnyi koko cyangwa se ariko umuzamu wa APR afite ikiganza niba ariko kizafata imipira sinzi niba ariko kizafata imipira cyazayimaramo kuko uramubona nyine ukabona ari umuzamu uhagaze muri biriya biti bitatu ubona ko atandukanye na ba Adolphe wenda n'abari abana kuri taye urebye na confidence aba afite n'iyo ari gukora uhita ubibona nabonye ari umuzamu ushobora kuba ari umuzamu mwiza kuko n'imyitozo bakoze abatoza nka bamugabo bari bahari ubona ko bakora imyitozo Adolphe ndetse na Sirwane nibo bazabare abazamu ba mbere muri kije uko bakora Ruhamya Nyiko n'uramwana muto ya wenda bo bakazajya bashobora kuba
bagenda bafasha nko mu myitozo cyangwa se ugira ikibazo akaba yaza muri 18 cyangwa se 20 uko bazagenda babigena. Ariko mbona ko ari umuzamu mwiza APR yari ikeneye mu kibuga. Wenda kuri Mamadou kuri zo navuga ko nawe yatekerezwa ko yari kapiteni we uyu munsi urebye, ariko kubera kakiza muri equipe akeneye kubanza kumenya na critère ya equipe, kumenya abakinnyi. Urumva byari bigoye kuba yatekerezwa mu ba leader batatu ba aragakoraho se bigakunda kuko Mikale ntiyayikina. Mikale ntiyayikinnye ariko buriya mu myitozo ariko ari ukuntu rero mu defensoma ni umudefenseur mwiza. Ahubwo wenda umukinnyi nabonye uteye ubwoba wundi nkurikije uko nababonye nyine mu myitozo, kuko bose ntabwo nabashije guhita mbabona nkurikije umwanya twe dufite n'ibiganiro twe turi gukora kandi ngomba no kugaruka mu kiganiro. Muri minota mike bakinnye umugabo witwa Michel Amani Michel ateye ubwoba mu winga. Amani Michel ateye ubwoba, akinisha amaguru yombi, winga macaca akinisha amaguru yombi, ntushobora kumenya ngo aragutsindisha n'iryo cyangwa imoso. Yego, ariko ateye ubwoba. Navuye amaze guterekamo igitego minota 3 bari bamaze gutangira. afite pace bakoze navuga bitatu bya kane by'ikibuga, ntabwo bagikinnye cyose. Bakora equipe isa nkaho ivanze, aba bazajya babanzamo bavanga. Ukurebye wenda nka ba Amani bari muri equipe muri equipe ya Ronald Sekiganda, ariko izamu ririmo umwana mutoya ariko bari gutsinda noneho umuzamu mukuru. Urumva ko harimo balance. So navuye mbona tushe ariko no muwinga mwiza cyane. No muwinga mwiza. Amani Michel. Boringo nshakira Amani Michel twumva impumeko ye, kuko iki ni ikiganiro cya mbere akoze ku gitangazamakuru cya kabiri. Mu kiganiro cya kabiri cya sport. Mu giki? Ikiganiro cya kabiri cya sport. Mu kiganiro cya kabiri cya sport. Ko ntibyaha bari bibi. Amani Michel. ni ukuri kuri njye meze neza, nakiriwe neza kuva ku munsi wanjye wa mbere mu Rwanda. Bwa mbere nza hano nari nje kusoza ibyerekeranye n'amasezerano yanjye, byagenze neza, abayobozi banyakiriye neza na bamwe mu bafana bakeya twahuriye mu mujyi ubwo nabaga ndi kuri hoteli. Mbese buri wese yanyeretse ko anyishimiye kuba naraje mu ikipe, kandi ndamya ko nakoze amahitamo meza, nanjye ndishimye. Oui, bien sûr, je connaissais la yego rwose nari nzi APR FC kuko nanjye ndi umukunzi w'umupira w'amaguru wa Afurika, nkora ndeba byose biwuberamo. Gusa kuri APR FC nari nyizeho amakuru makeya nka zimwe mu ngendo zayo muri Champions League, ikinnye igihe kinini ikaba yifuza kugera mu matsinda. Aya niyo makuru make nagiye menya kuri iyi kipe. Ubundi Rugaju natanyicisa zanyiza. Ikiganiro cya mbere ni Magic Lineup, icya kabiri ni urubuga rw'imikino. Yego, watubwiraga kuri Amani nari nanze ko umurengaho. Amani arabyivugiye, avuga nyine ko yishimiye kuza mu ikipe ya APR Football Club kandi yari ayifite amakuru makeya. Ngira ngo kuri we yavuga choice nziza yakoze. Yavuze ko ikibindi nuko yavuze ko intego ari uko bagomba gukora ibishoboka byose bakageza, kuko avuga ko nawe yabizi neza ko bashaka kujya mu matsinda. Nicyo kintu cyonyine dukwiye gukora muri uyu mwaka, dukwiye guheraho. Ariko namubaje se urateganya urumva wabwira abafana ba APR kuzatsinda ibitego bingaye muri uyu mwaka w'imikino? Arambwira ati byose nakubwira umubare, atereka tuzareba ikibuga uko kizabigena. Ariko ari friendly se ku buryo azisanga. Urabona ko ari friendly cyane kuko ni umukinnyi ukinisha abandi, ni umuwinga mwiza. Traore nawe nabonye mu kibuga hagati, ahubwo ndi kwibaza hagati ya Traore na Dabuda Sekiganda gushyiraho pasi wenda pasi we sinamubara cyane kuri Sekiganda wazakibanzamo na Dabuda afite umwanya. Ahubwo uyu musore Memeri Dao cyangwa Traore oya Dao araza kuba duburira. Dao azabaduburira, Traore uzakibanza cyane bazubakira kuri Traore na Sekiganda. Yaba ari mediane iteye ubwoba. Uruhande rumwe ruriho uwitwa Amani, urundi ruriho Jibril Watara atake nitogwimererwa se niyo ngiyo inyuma nizo na Yunusu
Nizamu ubwo ni Siruwane uruhande rumwe n'ibyiringiro urundi ni Christian iyo niyo 11 ni mediane east west Africa 11 igororotse iyo niyo 11 mbona Siruwane mwiza ariko kabiri kajeje gatatu Christian Maduzo na Yunus Sekiganda muri mediane akinana imbere ye gatoya n'uwitwa Dauda ndetse na Traore uruhande rumwe ruriho Michel urundi ruriho kapiteni Sheikh Jibril Wata hataka William Togwime ubwo benshi hari bakiwanuka benshi ubwo wenda abashobora Memeri Dao abashobora gusimbura bugingo wa Kim kuri gatatu mwibuke abanyamahanga ko batagomba kuri 8 ubwo nari nyivuze mvuga ku matsinda aka tubanze tubare mwizamu mwizamu n'umunyamahanga Axel n'umunyamahanga Axel harimo umunyamahanga Mediane dukoze batatu b'abanyamahanga atake ari batatu b'abanyamahanga atake batatu b'abanyamahanga ubwo no 8 nyine 8 8 uruzi niba mbona bayiragwa APR ubwo abakinnyi uzajya bifite b'abanyarwanda byumvikana ni batatu gusa muri Axel ni Christian na Kajeje na Yunus nabo bivuga ngo APR nta munyamahanga uzajya bemerewe kuza kuri bench mwabyumvise se bench ari ba Fidari n'abanyarwanda gusa ni ba Fidari kubera ko Memeri Dao anagerageza kuri match amikoro yabanje noneho equipe ya navuga 90% y'abanyarwanda nayo yarayifite byamaze kumvikana 90 y'abanyarwanda ayimanuye gakina hagati mu kibuga kagufi bavanye mu ntara akana gatoya cyane nibagiye izina ryako barandahiye ngo ni sasa ariko ibindi bari abanyamahanga n'ibindi kajene nanjye narakabona ako kajene kabisa kariya urumva n'umutoza aravuga ati nshobora kubona umwana wakina ariko kuri APR biragoye ko umwana wamubwira ngo azabanza mu kibuga ahubwo reka twumve Taleb urakoze cyane kuri iyo ngingo umutoza Taleb ku munsi w'ejo nawe mwaraganiriye mu byo mwaganiriye arimo nibi. Une dernière question, parce qu'on m'a posé la question, et peut-être que vous n'avez pas, c'est intégrer les jeunes. Hanyuma ikibazo cya nyuma nanjye nshaka kubaza nanjye byibura reka ngira ikibazo mbaza nubwo utari bubashe kunsubiza no gushyira abakinnyi bakiri batoye muri shampiyona narabikunze ariko ntabwo FIFA cyangwa na CAF bigize babidusaba ibi bintu ntaho nigeze mbibona na mbere maze imyaka 25 nkora nanyuze mu bihugu byinshi i Burayi nagiyeyo nagiye no muri Aziya ntaho nigeze mbona basaba ibintu nk'ibi niba dushaka kuzama umupira wacu mu bakiri bato akwiye gushyirwaho shampiyona z'abakiri bato nanjye ndi hano ngumfashe Ferwafa ibi nabinyuzemo ndi umuyobozi wa tekinike mu cyarimo ry'umupira w'amaguru muri Maroc njye wari ushinzwe byose rero turi hano ngo dufashe umupira w'u Rwanda ntabwo bikwiye gukinisha umwana iminota 30 ngo nibwo azazamura urwego rwe gusa najyamo abikwiye bizaba ari byiza nanjye nahitamo kumukinisha rwose nta kibazo kirimo ariko ntabwo ukwiriye gutegeka ikipe ngo nimukinishe iminota 30 umwana ntabwo ari byo ntabwo bisanzwe niba bashaka ko dutera imbere nibakira shampiyona z'abana ubundi kubera iki batakina mbere yuko amakipe yabo makuru akina niba hari umukinnyi mwiza ukiri muto urimo bihita bigaragara umushyiramo da turi hano ngo duhe amahirwe bose uko ntabwo ariko bateza imbere umupira mais je parle en général si on veut améliorer il faut créer un championnat reka nguhe nk'urugero nk'ubu nkatwe twamaze kuzamura abana bakiri batoya batatu bakiniraga mu bateje imyaka 17 kandi bazakina ariko ndimo kuvuga muri rusange icyo ndimo kuvuga nuko niba dushaka guteza imbere umupira wacu ntihashyirwaho shampiyona z'ingimbi bajye bakina mbere yuko amakipe yabo makuru akina cyangwa se bakine shampiyona yabo ariko inganya amabwiriza n'ay'icyiciro cya mbere nibigenda gutyo nta kabuza hari ikizahinduka ikindi nuko hagomba gutezwa imbere amarero n'abatoza bayo buri kipe yose ikaba ifite akademi Ferwafa igategeka buri kipe k'ibifite ubundi gutegura abana bigahera mu myaka 11 na 12 mu marerero yose nuko muri Maroc twabigezeho nani ndi mu babishinzwe kandi twafasha n'umupira w'u Rwanda muri ubwo buryo ariko kuzo gasaba ikipe gukinisha umukinnyi iminota 30 ntago bikwiye mais venir imposer un joueur 30 minutes c'est pas ça iyi ngingo ya Taleb y'aba bakinnyi bari munsi y'imyaka 21 bwana Ruvuyanga ejo rwose turayigushinze muzayidevelope ko kugeza ubu ngubu hari ukuvuguruzanya kw'abayobozi ku mpande zombi y'umupira w'amaguru ubwo twari mu kiganiro n'abanyamakuru baganira hamwe uko umwaka yagenze n'ibiri imbere hamwe na Ferwafa Perezida wa Ferwafa Shema Fabrice yaravuze ati turaza kubigira itegeko nibura umukinnyi umwe muri under 20 azaba ari muri 11 batangira
mu gihe kuri lisite ya 20 batatu kuri fede match ariko byibuze umwe ajya mu kibuga. Ariko ejo bundi twakira bwana Mudaheranwa Haji chairman wa board ya Rwanda Premier League yaratubwiye ati nibwo bikiza tuzabiganira n'abanyamuryango babitorere turebe nimba koko abo bakinnyi bagomba gutangira mu kibuga kana mu mwanya wo